Turabasuhuje abakurikiye N&U The Winners. Uyu ni wa mwanya dukurikiraho ikiganiro ndetse n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, haba ku buzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima bujyanye n'imibereho ya buri munsi, haba mu buzima bwa bujyanye na gospel, ibijyanye n'ijambo ry'Imana, entertainment ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko mubibona rero kuri kamera uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, nagira ngo umuhakanya yibwira abamureba. Ni umutumirwa udufitiye package y'ibintu bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe rero giye kuri kamera ndi Frodouard Nkuyubwatsi. Reka twakire umutumirwa atwibwire. Karibu umutumirwa. Murakoze, nitwa Uwicyeza Delphine. Nishimiye kubana namwe no kuganira namwe. Arakoze cyane Uwicyeza Delphine. Ndakeka benshi mugiye mumuzi mu biganiro bigiye bitandukanye. Ariko noneho uyu munsi wagenze ute? Iwacu ho haramukiye akazuba, hirwa izuba riteye ubwoba rimwe rigenda rikora mu misokora. Ese naho wiriwe niko byari bimeze? Uyu munsi wiriwe neza, gusa izuba ni ryinshi ariko ni mu gihugu hose. Ibyo turabisangiye, ariko umunsi wagenze neza. Urakoze cyane. Umunsi wagenze neza. Ni ahantu hose rero mu gihugu akazuba kari kugenda gakora ku bantu benshi. Giye nk'ahantu niriwe rwose hari haje akantu k'akazuba gakora mu ngingo z'umuntu ku buryo wumva ucitse intege, ariko nyine turi urubyiruko twese ni ugukora. Icya mbere ni ugukora tugashaka n'ejo hazaza. Rero tutagiye kure ngo cyangwa se ngo tuvuge ibindi bigiye bitandukanye, tubanje gusuhuza inshuti zacu hirya no hino. Turabashuhuje, mwumve yuko tubakunda kandi tubazirikana. Aka kanya rero Delphine, ndagira ngo utuganirire ku ngingo igira iti: ese kwisiga, imyitwarire cyangwa ukuntu umukobwa cyangwa igitsina gore cyihindura, ibyo bintu byaba bifitiye iherore mu buryo bwo gukurura abagabo kugira ngo babe inshuti zabo cyangwa se babe abagabo babo b'ejo hazaza, urabivugaho iki? Yego, murakoze. Umukobwa cyangwa igitsina gore aho ari hose arangwa no gusa neza. Gusa neza ni kamere y'abagore. Ariko ntabwo umugore cyangwa umukobwa akwiye kwisiga kugira ngo abone abagabo cyangwa abakurure. Kuko umukobwa wese mwisi yaremewe umugabo umwe. Tukiri aho ngaho ndagira ngo uze kutwinjizamo neza. Hari abakobwa bimwe bigira iturufu, ugasanga ati ntisize, ntagiye mu mujyi kwa makuza ngo ngure twa tuvuta twiza, ntagiye hirya no hino ngo ngure ka gakweto nabonanye runaka. Ntago byavamo imbere y'umusore cyangwa se imbere y'umugabo wanjye. Ndagira ngo byinjiremo tubwire, ese koko ni rwo rufunguzo rwo abakobwa muri iyi minsi bari gukoresha kugira ngo bakurure imitima y'abagabo bigarurire? Navuga ko umukobwa ubikora atekereza gutyo abatekereje nabi. Nabyita gutekereza amacuri. Kuko umusore wakugira umugore ntabwo yashingira kuko wisize gusa, ntiyashingira kuko usa, ntiyashingira ku ngendo yawe, ntiyashingira kuri iyo myambaro. Ibyo tubona inyuma ni attraction ya mbere. Ubuse mbyite ngo iki mu Kinyarwanda? Kuko abasore arakureba akagushima, ariko ibikurikira nibyo bikomeye kuruta ibya mbere. Yego. Urakoze cyane. Ariko hari ikintu nshaka ko utubwira neza. Ikintu nshaka ko utubwira neza ni iki? Jewe ndi umusore, nkorana n'urubyiruko rwinshi, abakobwa benshi mu kazi nkoramo. Ndewe na hano ku mihanda ya Kigali ngenda mbabona. Hari abakobwa bambara icyo abarokore bita kwikwiza. Abandi bakambara ibyo urubyiruko hirya no hino ruvuga ngo rwambaye ibintu bimeze nkaho atari ukwambara. Ese wowe twagutumiye nk'umuntu mukuru, inararibonye, umuhanga muri ibyo, wowe ibibonye tutarenganije n'aba bagabo, wenda umugabo ashobora kumureba akamwifuza, ari nawe ahita havumbukana wa mutima wo kuvuga ngo uriya muntu ngomba gukundana nawe. Ese wowe imyambarire ihita ijyanisha ku myitwarire y'urubyiruko rw'iki gihe rw'abakobwa, uyitekerezaho iki? Wihangane ndakudeviye gatoya, twari turi ku buryo kwisiga n'iki byose nkujyanye mu myambarire, ariko hari ahantu bijya guhurira. Icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko mu muco nyarwanda umuntu akwiye kwambara
yego u Rwanda rwatangiye nta myambaro iriho ariko ubu yaraje ariko nanone hari igihe uhura n'umuntu ukabona yibagiwe kwambara kandi yambaye. Mbese kwambara ni iki? Kwambara ni uguhisha ibice by'umubiri by'ingenzi. Rero iyo umuntu yambaye akwiye kwambara nyine bikagaragara ko yambaye, akambara akwikwiza. Rero urukundo burya n'irari akenshi ntitumenya kubitandukanya, kuko umuntu uzagukundira ko yabonye ikibero cyawe si impamya kurwa ari urukundo, ni irari ryo kugira ngo muryamane musomane, donc bya bindi byose tuzi abantu bakora, ariko urukundo rwa nyago si ibyo rushingira. Ariko se ukiraho uragira uti ni irari, yego, ko nabo mu nsengero usanga benshi ariko bambaye, ese siyo yaba ari turufu wa mugani wo kugira ngo bigarure ya mitima y'abagabo? Erega kubigarurira none nigarura abagabo 10 kandi uwari umwe, ibyo byo bivuze iki? Kubigarurira ntabwo umuntu yakwigarurira abagabo abikoresheje kwambara, ntiyambare ngo yikwize, bikoresheje ibigayitse aba ari ko mbyita se, reka mvuge ko wenda ari ibigayitse. Umukobwa akwiye kumenya ko muri iyi si umuntu wamugenewe ni umwe wenyine, kandi ubumwe ntabwo ashingira ngo yabonye ikibero cyawe, yabonye uko utereka amaso, ntabwo ibyo ngibyo ariho bishingiye. Umukobwa akwiye kwambara akikwiza, kuko abamwirukaho bose, kuko hari ikintu abakobwa twibeshya cyangwa bibeshya bakagira ngo umubare mwinshi w'abasore birukaho niko gaciro kabo. Ibyo ngibyo siko kuri. Yego nibamukunde, ariko bidashingiye kuri ibyo, kuko indangagaciro z'umukobwa ntago ari ukwiyambika ubusa. Urumva wambajije ubijyana mu rusengero, ubwo mu rusengero nabizera ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ritoza umuntu umuco kwambara. Niba ari ukwambara ntiyambare, kuko se kujya kwambara ubusa uwo muntu tuvuga arakubonye umuteye gutekereza ibindi. Erega ntuhite nibaza ko ari butekereze kukugira umugore. Ushobora gutuma ibitekerezo bye biva ku murongo gusa, kandi yaje aje gusenga ntabwo uba ukoze neza niyo ataba mu rusengero n'ahandi. Umuntu akwiye kwambara akikwiza, akihesha agaciro, ko abantu bose bakubona, se n'abakobwa barakubona n'abasore bakakubona, kandi abo bose ntago azaba abagabo bawe. Umugabo w'umugore ni umwe kuri iyi si, n'umugore w'umugabo ni umwe kuri iyi si, kandi ibyo byose twita ko bishingirwaho nabiha agaciro gato cyane. Urakoze cyane. Ibyo ni ibisobanuro by'inararibonye ku bijyanye n'imyambarire. Tugaruke kuri topic yacu. Twavugaga tuti kwisiga kw'abakobwa, kwiryoshya kwabo, ugasanga atesheje icyo nakwita gutesha umutwe umukunzi, ati ndashaka ka fondote nakabonanye Beyata, nakabonanye Gisele, nakabonanye mugenzi wanjye wundi, nawe agiye gushyira ku nkeke uwo bakundana ngo nanjye ndagashaka ngomba gusa neza. Yego nibyo, nta nubwo ari ngombwa kwirirwa ajya kumubwira ngo ndashaka iki, umusore nawe ubwe yakabyibwiye kugira ngo umukunzi we agume ase neza. Ese nkawe nawe ndakubona uri umwe muri abo mvuze, no kuvuga ko se uri umudamu, duhega experience, sinavuga ngo bwite, ariko nawe wagiye ucamo muri bya bihe byawe. Ese ndizera ufite uwo mukundana, ni iyihe trick wakoresheje cyangwa se n'ubuhe buryo wakoresheje bwo kugira ngo umwigarurire ubone ko agukunze koko? Tubwire nko mu ncamake. Nshingiye kuri ibyo twaganiriye haruguru, yewe abantu bose twaganiye nta n'umwe wambwiye ko yankundiye uko nisiga, uko nagize iminwa, uko nagize ingoyi, uko donc bya bintu byose tubona inyuma. Abo nahuye nabo ambwira ati twakunze umutima wawe, twakunze ukuntu wifata, twakunze ukuntu bana n'abantu.
urumva bitandukanye n'ibyo umuntu yibwira ngo ngo nisize, dore ko byateye abakobwa bose bazi ngo ubona umugabo n'inzobe. Abakobwa bose bayobotse inzira yo kwitukura, kandi bibagirwa ko hari abagabo bakeneye abagore birabura cyangwa b'imibiri yombi. Iyo wihinduye uba uri kujijisha wa wundi ukeneye utari inzobe, kandi wenda ari we wari ugenewe. Rero njyewe nta kintu nakoze, nta kintu nakoze kugira ngo mbone umukunzi kandi unkunda koko, ahubwo uko narezwe, ibyo ababyeyi bampaye bigenderamo, ibyo ijambo ry'Imana ryampaye bihagararamo. Ni indangagaciro z'umukobwa witwara neza, wiyubaha, ugira ibyo avuga n'ibyo atavuga, wubaha abantu, uca bugufi. Hanyuma byatumye mpura n'uwo nifuza. Ariko iyo wiyubashye uhura nyine n'ukeneye izo karite, atari wa wundi ukeneye kugusambanya, kugukoresha ibidakwiriye, ahubwo uvuga uti uyu mugore niwe nshima. Kuko buriya umugore n'umukobwa baratandukanye. Umusore iyo agiye gushyira mu rugo atekereza ikindi gitandukanye n'icyo yatekereza wa mukobwa akeneye gukundana nawe, kugendana nawe, gusambana nawe, biba bitandukanye. Numva ari cyo nabivugaho. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, ni nk'ihe nama wagira urubyiruko rwinshi rw'abakobwa rwibwira ko kwisiga, kwambara iyo myambarire twavuze haruguru, kwisiga ku minwa, ku ngohe zabo ugasanga bahinduye ibintu nyine ubona bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo bifuza ko abakunzi babo bagenda babashimira. Ni nk'iyo nama wabagira kugira ngo babe u Rwanda rw'ejo rwiza, umwari w'ejo mwiza, igihugu gikeneyemo umusaruro ugaragaza ko koko ari umunyarwandakazi ubereye u Rwanda. Aba bakobwa nabagira inama cyane, kwiyitaho, gusa neza, ibikorwe, ariko be kwibwira ko ari iryo shingiro ryo kubona umugabo. Nabikore nk'uko yoga kugira ngo ase neza, nabikore nk'uko akubura mu rugo cyangwa agakoropa mu rugo kugira ngo hase neza, ariko yite cyane ku ndangagaciro z'umukobwa muzima. Izo ndangagaciro ni izi: ni ukubaha, guca bugufi, ni ugushyira ibintu ku murongo, mu kwita ku mirimo yo mu rugo. Donc aba umukobwa muzima ubereye u Rwanda, waserukira u Rwanda ahantu hose sosiyete agezemo, bakavuga ati wow, urugo agezemo rukaba rusa neza, ahantu ari hakaba hasa neza, akabana n'abantu bose amahoro. Kuko iyo ugiye kubaka ugira abashyitsi, uzabakira gute se udafite umutima mwiza? Ntabwo bibaho. Mbega uyu muntu abana n'abandi gute? Rero hari igihe duhera mu kwisiga gusa tukibwira ko ariyo base yo kugira ngo turongorwe, tubone abagabo, aho tuba duhushije cyane. Kuko umugore yifuza ntabwo ari uwisiga gusa, kuko hari abisiga bafite n'inzobe zaka, bagera mu rugo bikanga. Rero ishingiro ryo kuvamo umugore muzima ni ukuba umukobwa warezwe, wubaha, uca bugufi, ugira isuku, ukunda abantu, wubaha abantu bose, n'ibindi n'ibindi. Tukongeraho ngo unubaha Imana. Dusoza rero, murakoze cyane, turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye, tunifuza yuko n'ubutane twongera kubatumira muzaza. Turahari cyane. Nakagaruka rero, abari badukurikiye turabashimiye namwe, ntimugire ngo ntitwigeze tuvuga ibitekerezo byanyu, twagiye tuyibona mubyandika. Abandi mwese turaza gupininga nimero y'umushyitsi hasi, muraza kugenda muyibona. Wifuza kugira comment ashyiraho, ayishyireho nta kibazo, natwe turahari ngo tubasubize. Ngenda mbibutsa yuko channel ari NNDU The Winners. Murakoze cyane.